tugeze kubiganiraho tuganira kuri Pedro dusanga match 8 zitambutse ego Joe Pedro ntabwo yari yashose mu izamu na rimwe habe na rimwe match 8 zitambutse za Chelsea kuri iyi match ya 9 yateye mu izamu inshuro 5 nayo n'igitego ashobora asigaranye na gardien muri Petit bakina na Tottenham yateye mu izamu inshuro 5 Nice Enzo Maresca yahinduye mu buryo bw'imikinire n'uburyo yamukoresheje kugira ngo nibura kuri inshuro tubone umwataka Chelsea twita kigenderaho niwe igenderaho my friend. Chelsea yawujije uburyo bwinshi icyo nico cyane ni cyakosoyemo ndabibonamo ibintu bitatu kuri inshuro none byonyine kandi ndabica hejuru kugira ngo tujye no kuzina. Icyambere setup ye yabaye nziza ku mugoroba. Setup ye yaryohejwe no gufata umuntu nka Caicedo akazajya bari ujya gupressinga kuri line y'imbere ya Tottenham. Tottenham ya Thomas Frank n'ubundi Chelsea yaramunana agakiri no muri Brentford ko muri match 13 bakinnye yatsinze muri imwe iramugora birumvikana. Samir icyo mbona gikomeye cyabaye yafashe uyu musore James James amuzana muri Mediane. Ibintu bita bifasha cyane na match yashyizemo n'amahoro gusa yego ibi bintu bitayifasha cyane umusore yitwa Caicedo akazajya sohoka akajya gupressinga yarinye y'aba defenseur basigaranye gatandatu abafite bagatandatu babiri bivuze ngo bagabana incingano yego. Noneho icya kabiri cyane amufashije cyane kuko Spurs yashakaga gutangira gukina yewe ngo ihererekanye n'icyo agahita yipressinga kayaka imipira niyo mpamvu yakreye n'amashance menshi. N'igitego batsinzwe yari kosa rya Xavi Simons yasubije umupira kwa Van de Ven awufunga nabi Pedro yagenda atatsinda nuza arabaka Caicedo nuza yagenda atatsinda. Icyambere nuko uburyo bw'imikinire ikipe nyine yatumaga mu kwirekipera bimworohera yarafite ibisubizo byinshi kuko demo ufite chance ko kubona umupira mu kibuga cya opponent demo bikorera kumuhatinga no gukira chance nyinshi kuko n'urugendo rugufuva nyine aho umupira ufatiye wegera izamurye yego ntago uri gukina wasubiye inyuma ngo aza gusange mu kibuga cyawe. Iyo ni logique ya mbere kandi buri yo mwegereye izamurye adversaire ufite umupira niwo buri muri côté Paul uko aho wakorera ikosa hose abagomba kuvamo set piece kandi iri hafi y'izamu bivuze ngo birinda gukora amakosa bajya kuri pressure. Ikindi Samir nono Pedro yakinnye aza number 10 ari match nyinshi anako aza number 9 Pedro amaze number 9 ari match nyinshi yaramaze akina aza number 10 kare kana kagwika ataka ugasanga ari kuzamo ari gukira nka nimero 10. Chelsea yaburaga pressa yaburaga umuntu yikora pressing rero niyo mpamvu yanababaye cyane Enzo Maresca Liam Delap agaruka agahita abona umutu njyana navuga ko yasaga n'uri gukina inyuma ariko buriya niyo yakira muri roya y'abataka babiri buriya ntago wo Pedro ari umukinnyi nka Kolepama nimero 10 at least buriya nka kuriya nyine ari kubigenza wahashyira Enzo kumugira nimero 10 ni umuntu ufite sense dobi kurenza kuba umukinnyi bano twita ngo nababola wa muntu pasa urema ugira yego nibyo yakwikura muri situation pe ari kumwe n'umudefenseur umwe kumucenga kumusiba kigizayo muri Brazil babyiga bafite imyaka 3 ariko kino kintu cyo kuba ari we umupira ukaragirwaho ari we center udistribute ugaburira abandi yahinduranya iburyo ibumoso icyo nacyo kiri mu byatumaga asa n'uri kure n'inshingano zisa n'izimugoye none ntibitumegereza ngo atsinde. This time yarari muri yorori icyo ni cya kabiri. Icya gatatu hazamo n'icyo kintu cyuko Tottenham probably quality yayo contre iya Chelsea muri aspect nyinshi ukuyemo wenda nka defense centrale ho gato nabo kandi Chelsea nyuma yigaruka rya Fofana ubona ko yatangiye kuzamo agasuku nuko bagize n'ibyago n'imvune ya Koruwiri buriya ngiye Fofana na Koruwiri mbamo niyo bari kumwe at least ubona Fofana agira imvune Koruwiri nawe agira imvune Fofana nawe akagira ikindi kibazo cyo gukora amakosa atari ngombwa rero ari kugenda asa n'ugarukana equipe type nziza ku buryo wanyabonyemo Koruwiri akabonamo na Pama irabitangiye kumera neza. So ndayibona nanone ko gutsinda no kurusha cyane ubwo buryo bakreba gahusha bakine no opponent barusha surtout darahana rwaye cyane buri yangiye mbona ntabwo buri ikibazo kiri muri ba Van de Ven inyuma Samir ikibazo kiri muri Mediane arega nta nimero 10 afite reka tutabese cyane turebere batatu abanjemo Samir abahere tutabese muri Mediane tutabeshanye Tottenham nabonye n'abakinyi bana babaye cyane ko yabakinishije Parinya Bentancur na Pape Matar Sarr Parinya se nk'ubwo muri abo bantu Pape Matar Sarr na Lucas Begvar muri abo bantu Adera inde muntu ushinzwe kujyana umupira imbere nta numwe Parinya akabaye Begvar arega hari impamvu bashaka bose n'abakaseri batatu hari impamvu rega bashakaga Morgan Gibson right kugukina se amakipe yose akina low block
kubera ko bamawucungira ku matanova y'amadiveriseri biba bisaba ngo ufite umuntu uzi kwirukankana umupira akawutanga mu cyangwa uzi gutanga imipira ya kure. Niyo mpamvu Crystal Palace ifunga ikaba ifite Eze na Crystal Palace bino minsi birayigoye cyane ku inyuma yo kugenda kwa Eze. Niyo mpamvu ikipe ya Brentford ifite Damsgaard. Niyo mpamvu ikipe ya Nottingham Forest ifite Morgan Gibbs White. Igihe cyose udafite umuntu ushobora guhita yambura umupira agahita awujyana imbere biragora. Bategereza ko Mohamed Kudus agaruka akaza gukura umupira hagati kandi nawe agira ikibazo cyo gutinana umupira mu maguru burya. Mohamed Kudus ko yizera kote technique ye agira ikintu cyo gutinana umupira mu maguru akabanza gucenga cyane. Kandi kuri equipe ikina ama counter attack biba bisaba ngo mwihutisha umupira bize ngo kikamugora cyane. Naho mbona abakinyi benshi ba Tottenham nabonye banga no gususa n'umutoza barakaye cyane bite n'ibintu yabakinishije bamwirengeje kubera ibintu yabakinishije. Tottenham ni ikipe kuva na kera kuva twayimenya twese tuyizirimo bareno ni irimo abantu biruka ba James Defoe barabataka biruka. Nekereza ko ibyo yagomba gupanga byose agomba gupanga ibintu bimubwira ngo turaguma inyuma ariko turiruka abantu umupira apana kuwutangira inyuma. Usibye ko batsinzwe igitego kimwe batakazaga imipira mu buryo bwinshi Vikari agakuramo imipira. Erega uzi impamvu bayitakaza se biri izi Sami nkuko bivuga niba Parinya Begvare Bentancur na Pape Matar Sarr bose bakina role za nimero 6 ukabije akaba yaba nimero 8 nago bifitemo umuntu ushobora buriya mu mupira urwango kugira ngo usore umupira ugomba guhora na situation yo guchallenging. Situation na mediane irimo umuntu nka James irimo Kaisedo na biriya bibaraga irimo Enzo nawo droppinga dipa iyo batakaje umupira. Kandi wibuka ikindi kintu gikomeye cyane Chelsea ifite Chelsea muri iki gihe njyana navuga ko ari imwe makipe azagera mediane nziza ikomeye ku isi n'ubwo birakomeye. Yego aba bahungu iyo kore pa mari muzima bamaze kumenyerana na Kaisedo ese bakakaru Kaisetinze ajya gutsinda Paris Saint-Germain kuri finale ko bari abangaba. Ese wibuka ko Paris Saint-Germain ikintu yicishaga abantu bose burayi cyo gihe ari uburyo bwo gupossessinga na mediane no kuyima umupira. Mediane ya Chelsea yakunetraliza ifite ibintu byose all what it takes. Bafite imbaraga bose ni abasore bose bafite umuvuduko bose iyo bawukwatse bazi kurekura vuba ni abahungu bafite aka experience ntibyoroshye kubambura. Rero bivuga ngo ibintu byose hagati yageragezaga kukura mu bagahita bo mwaka bagahita boransa imbere. Niyo mpamvu uri kuvuga ngo Pedro yabihushije baro bazi muserivaga nyine namo turayaka tuyiguhereza mwice akananirwa kumwica rimwe twamugoye 5 ni ikibazo ahubwo wewe wamunenga kino kintu ariko yaramaze umacu umunara atamwica. Ariko no kuvuga ngo kuba rumaze igihe ukora nabo gakora rimwe neza ntago ngemera niba abonye chance man yari gihe tugahusha muri Petit Kare na Gardien igitego cya Gitens bimeze bite yafase mu manure gutya imbere izamu rirangaye Gardien amaze ari awayanyishyura nagomba kuba natsinze igitego kanatanga na assist Gitens ara wa amafaranga Uzi babivuze se hariya akore ku kantu ko gufinishinga ko bararashinga ibyemezo cyane barahubuka akore kuri ako kantu. Ariko binahura n'imyaka kuko Chelsea mwike ko bakinisha abana benshi imyaka nayo birakonta nibyo. Ubwo Joao Pedro ni uruhare rw'ibitego 6 muri Premier League ntabwo ari bibi ibitego 3 assist 2 ntabwo ari bibi. Nakira Chelsea zongera ibitego 6 ariko match 8 yaramaze nta gitego yarakine cya gitego no mu buryo kugira ngo bumwubure muri confiance Bendari cy'abantu ariko tujyana iminota 30 ejo mu bintu muzakora mudakora ikosa. Cristiano yaganiriye n'umuntu witwa Piers Morgan yavajije ngo se nk'icyumweru gishize ngo wakore ngo wujije miliyoni ngo miliyoni ko recently ariko ko dufite arabutse kubona miliyoni ntabwo next wabaye billionaire yaramubwiye ngo warabeshya ngo ibyo byabaye kera akantu nkakura biziko nkunda kwazana muri international break kuko iyi week iri busy ngiye ndifuza ko international break iri muri si nyuma y'iyi weekend se ejo mbere ya Champions League muzaganiriza abantu bakora ikosa ikiganiro uzakizana n'umwumva bari rasohoka ejo menamo none se uzabwira abantu ibintu bishaje none se kamwe niba Cristiano yaganira ibintu bigisha iby'ubwenge ibintu nkabihereza iminota 10-20 ubwo icyo bita amahinsi uri twaganiriye kuri interview ya Kylian Mbappe tugafata mutuntu twingiye ndabyemera tuzabirambura igihe Cristiano bamwumva iminota kenze oya tuzabirambura dufite umwanya ariko hari nk'iby'ingenzi nk'ubu yanazema kandi bambwiye ati we na Messi ni mukinnyi mwiza ati sinshaka kuba hambo
ubweje ibyo sinshaka kuba hamwe ibyo bintu ejo wabihereza iminota cumi ntabwo andusha ibyo bintu iminota cumi n'itanu icyo kiganiro cyitwa icyo kiganiro bacyanditseho Chris Morgan yavuze ngo no edit no filter uri kumva ni ukunaga bimiri ni waze nyine ni bango iki cyumweru kiri bize kirahuze tubararikesho ya Ronaldo cyokoze oya namukunze bro ejo oya bate Samiri bateraho yuko uje miliyoni 10 mu cyumweru gishize barabeshya ndabikemuye icyera kugira ngo nk'uko birenze urumva yaganira ibintu byinshi dukeneye kurambura abantu bakongera bakaryoherwa Cristiano therefore international break ejo bundi yaguriye umuhungu we imodoka ya miliyoni 300 ayambika plaque ya miliyoni 9 z'amadolari mumbore cyane twagiye so riva Alexis McFire Magic FM. nyuma ya gukomanga igihe kinini cyane Liverpool ishaka kunagama ibao nyuma ya kugenda begereza izamu rya Thibaut Courtois akababera ibamba eri Octopus Giraffe umwituku ushaka pangurura ariko ategereza kufra nziza ya bwenge Dominique Szoboszlai ouverture de pied intérieur droit Kavinga passe extra magique imara yere kurukunda Kavinga passe extraordinaire quelle finition quelle construction quelle action magique et très Liverpool deposa igitego cy'umutwe nyuma ya meforme y'amazemo iminsi itari mike nyuma ya kugenda ashaka uburyo agaruka uyu munyargentine champion du monde reba defense ya Real Madrid reba uburyo bahagazemo mbata timing Maria Beza arekura Katyusha y'umutwe McFire arangije depozamo mu bicu tirikinyatsi makobwa baba mu bicu arimwe akura ngo arebe ko agaruka mu bihe bye byiza hejuru rekura amagorazo iyunge n'abafana garura urukundo n'abafana rasa Xabi Alonso rasa Real Madrid baba Liverpool yongera kwesha icyubahiro yongera kwesha ikuzo rekura amagorazo Movic Liverpool kimwe Alexis McAllister McFire Maka kimwe Real Madrid ubusa n'ubundi yatesetse vutura Magic FM. bamwita Alexis McAllister yongera kwigaragaza macanye muri Champions League yisaza kuri Dominique Szoboszlai iruhande rw'ibitego bine Liverpool yongera guhagurutsa abafana bose ari Anfield bongera kwishima imitima y'abafana yongera gusubira mu gitereko imitima y'abafana bongera kwishimira umunyargentine nyuma yo gutangira ubona atari ku rwego rumwe n'abandi nyuma yo gutangira Ernesto atavuga ati uyu musore ndabona atari abatayari ariko amaze gufatisha umunyargentine imyaka 26 yonyine y'amavuko metero imwe na santimetero 76 z'uburebure umusore w'umuhanga cyane wavukiye ari ya Santa Rosa na Pampa muri Argentina Liverpool abakopsi muri he abakopsi munezerwe
Liverpool Sami dukomoze kuri Liverpool Arne Slot yakoze impinduka muri 11 banzamo benshi baravuga ati yaratinze impinduka yakoze uraza kuziganiraho ariko nanone Ryan Gravenberch yongeye gutsinda igitego ni igitego cya gatatu muri match 10 muri Liverpool yisezo yari yaratsinze bine muri match 87 zabanje ibyo bintu bibiri bifatika neza cyane Ryan Gravenberch ahinduye iki Slot ahinduye iki ariko ni impinduka yakoze kuri uyu mukino si tuguraza kureba ku mpinduka yagiye akora abantu benshi baravuga ngo yari yaratinze Slot yasubiye mu bisanzwe kuva ikintu cya mbere twarabivuze icyo Slot yaziraga yashatse kwigisha ibintu bishyashya kandi Premier League isigaye ikomeye nge narebye Premier League imyaka myinshi ariko Premier League yo muri iki gihe amakipe yabonye amafaranga ikomeye kuruta Premier League ya kera usangaga ikipe ngo zimo ngo ba Benjamin Mwaruwari ngo zirimo ngo za Baruwaruwa ngo nabandi ugasanga numwe tumukundira inyogosho imeze nk'insagi isanzwe ariko umupira ndawo Andonira yora afite umupira nacanga abantu bose bagatangara Crystal Palace igacanga umupira izindi zose ariko mbere ntago Premier League amakipe abagakomeye ari menshi aho kuvuga ati ni stock ati nukunaga no gukandagirana ariko bakora sti qualité ziri ko bati ntazo n'iki no gukandagirana Premier League ubu birakomeye ntago wakwigishirizamo ibintu bishashya ikintu cya mbere yakoze iyo ukoze telefone arigushyiramo udusetting twinshi ukabona niri kugenda idusubira muri default mode yasubiye muri default turavuga ati ntago mfite Jeremy Frimpong ntahari reka nsubizemo ko ni Bradley aramenyereye si umwaka wa mbere gukina Premier League Andrew Robertson ni udefanda muri Liverpool uruhande rw'iburyo rurataka urw'ibumoso rukadefanda aramugarura arangije agarura Makariste na Sibozrai na Gravenberch iyo ni mediane y'umwaka ushize Florian Wirtz kongera kubihuza ntago byahuye neza azana undi muntu witwa Ugoye Kitike mwiza mu bataka bose yaguze mu bakinnyi bose yaguze mukinnyi washoboye kwiadapta byoroshye cyane kandi hari impamvu arabizi ko ari igikombe cy'isi cya 2026 kigiye kuza kandi ntibamwemera yabaye muri ya BBC yitwaga iki MSN mbamene niko mwayitaga imwe ya Mbappe na Neymar na Messi noneho kwako bose basinganiraga kujya ku 9 akajya ku 9 abantu batamwemera ajya muri equipe ya Frankfurt umwaka ushize aragerageza atsinda ibitego byinshi approve abadage ariko abonyeza ntibamwemeraga aho kuva yahagera igihe cyose atsinda igitego byura kimwe muri match ebyiri aratsinda ikintu gihari afite ubwo bushake kandi afite nawo kirete yo ku rwego rwo hejuru arirukanka agapressa akagaruka inyuma gufasha muri build up ni umukinnyi ufite ubwo bushake ufite na fitness yahagije bitandukanye na Isaac ikintu kimwe Liverpool yakoze ni ukugaruka muri default mode igashyiramo abakinnyi bumva neza ibyo bakina aho bakeneye kwirukanka bakirukansa umupira apana kuvuga ngo bya bindi ngo bya control ngo niki ngo duherekanye passe nyinshi bayitwambure bagiye kudutsinda byari defense yabo ntabwo yigeze ibura n'akazi agakomeye nk'uko byari bisanzwe ahubwo bateje ibibazo kwa adversaire cyane babonamo ibitego na kugira ngo tujye no kuri City Derari reka nkorohereze nyungane Samiri urabijyana na Gravenberch cyangwa oya namuvuyeho yamuvuze neza rwose okay good iyi kipe umutoza yaganiriye nabo arabwira ngo unity let it be our strength turi kunyura mu bibazo twese mwe nk'abakinnyi najya nk'umutoza wawe ariko reka gushyira hamwe kuba igisubizo kigiye kuturanga yavuze ikintu gikomeye nakunze Samir aravuga ngo niducikamo ibice niyo ntangiriro yacu yo kuba turangiye nk'ikipe donc isezera bipfuye arabwira ngo nimwe mwakoze ibintu byiza biri special last season mwabisubiramo mwebwe n'ubundi ariko ahita yubaha cya kintu cyo kuvuga ngo reka nkora ibyo Samir yavuze usibye Alisson utari uri mwiza usibye n'urupfu rwa Diogo Jota ubwo nyine Imana ikomeze kumufasha nabonye na Real Madrid mbere yuko bakina abakinnyi bose bafite aho bahuriye n'Ubwongereza barimo Xabi Alonso barimo Trent Alexander-Arnold Emiliano Butragueno na Dini Yuseni babanje kujya kunamira Diego Jota nyine na murumuna we Andre mbere na mukuru mbere yuko bakina na Liverpool ejo icyo bisobanuye ubundi ni ukuvuga ngo iyo kipe n'abakinnyi babiri gusa mu banzaga mose zishize batari bahari Samir yavuze neza ubwo yaribonye abantu bakweshoningaga bati ko ari kwitwara neza Alexander kucica guprova ko bamushakaga cyane wamuhaye umwanya ko atakoze pre-season akaza gahoro gahoro ko atari n'itegeko ko gufasha muri faza shona kuza mu kwambera ameze neza yanabivunikiye so this time around yabanje kubaha none le principe ikindi cya kabiri buriya
dukereza ikintu gikomeye Liverpool yari yatakaje muri iki gihe. Yari yarafashe ikintu kitari cyiza ubwe na Makalester yego ntabwo yari muri form, ariko hari ikintu yari yaratakaje umutoza ntekereza yuko cyanashikinze